ko wari warabuze ntabwo nabuze wari warabuze bihagije ariko ntabwo ari cyane kubona uri n'umusirimu ya nta birenze ariko usigaye warabaye icyukiwe ni ukuri meze bite se mbona nta kibazo nanjye cyane byiza ese wari umeze ute wowe cyane sawa dukundana none aha ngaha se none aha nyene ejo ukuntu umuntu utazi ivyo ni ibisanzwe ari se mu rugo ni he mu rugo ni muri Nyungwe Yesu muri Nyungwe ko wikanze vampires oya dutuye hafi ya Nyungwe ntabwo dutuye muri Nyungwe hagati ega nawe warunteye ubwo wese ukora iki ngewe ncuruza ipanya ncuruza ivoka ncuruza inkwavu uvuze ngo iki ntabwo wabyumvishe ncuruza ipanya ncuruza amavoka ncuruza inkwavu wese ipanya zigurishirizwa he mu isoko wese zigira amafaranga buriya cyane n'amavoka nzabitekerezaho nzakubwira reka ngende naho ubutaha sawa murakoze panya si panya zigira amafaranga na meze bite mushuti ni sawa uvuye hehe cyamvuye hari ahijya gatoya unari watwitse rero ye wansha hari umusore nabonye ameze ute ndi gushaka akora iki kugira ngo uzamujye amafaranga ako kazi nawe ukumvishije wasaba ugataganga kambwire rero niyumvire ngacuruza ipanya curuza amavoka kwakina nyumvira nawe si ibintu bimuha amafaranga ndabizi se sha ubwa mbere mbuje umuntu ucuruza ipanya sha nanjye rwose nanjye baranumiwe ese uramuhaye urukundo byagenze nambwiye ngo nzabitekerezaho basanga afite ku mafaranga aramwemereye ko umukunda uzahita umuguza n'amafaranga twumve ko yemeranye yego sha nzakubwira uzamuguzemo ishaka apana udufaranga dukeya ntabwo nabikora genda uzongera umbwire uko byagenze sawa nimba nitembere bimeze ute ni sawa none se turongeye turahuye yego sha mumeze mutese mbona nta kibazo pe sha nanjye ndaho kuko meje uba mwiza birenze sha nta kibazo pe kose sha nawe uri kuba mwiza bimeze bitese ntari bipe none se ko hari akabazo nahuye nako ko nshaka ko mpereza amafaranga makeya angahe sha nk'ibihumbi 5 pe 5 se 5 cyakoza kubera ukuntu nkukunda ndayaguha pe sha waba umbyaye n'ukuri ndayaguha ako kabazo karihutirwa ntacyo uzahita uyansubiza yego nta kibazo ndari bifata sha murakoze pe murakoze cyane hari binzaza kuyareba muri iki cyumweru kuko nyene panya nazigurishije ngurisha n'amavoka ngurisha n'inkwavu nta kibazo ni nyakenera nzahita ngaruka sawa urakoze cyane ntari w'umushere sawa sawa ni sawa wasa muntu mwahuye sha wa musore twarahuye yarayampaye aguhaye angahe yampaye nk'ibihumbi 5 umva tunguramo icyangi isomagure sha ntabwo byabura inzara n'inyota yewe icyayi ntabwo cyabura pe uragenda ukigure umva niko bimeze rwose nta kibazo yesu ubu ngubu se uzayamuha ryari nyamuha sheri wowe wamuha amafaranga nose ntiyakugujije kugeza umutira yangujije ariko ntabwo nayamuha baba ubwo ugiye kumwambura ntamwambura uzamubwira ngo iki ntabwo ari we wa mbere nambuye nukunda kubambura cyane none mbere bamushinga ariko nkure kujya kungura ako kanya nyine nisomagure sawa sawa urakoze gira ngo iki kukwishyura ntabwo nayamuha uramubeshya ngo iki ndamubwira ko nzamuheje baba we wani iki ko manzira akanakingura ahubwo mwiriwe neza ko narinje kurara twa tuntu utwe tuntu se kandi utwe tuntu ya mafaranga nari nakugujije sha umva ntayo mfite aka kanya kape uzayabona ryari sha ugaruke nimugoroba niho ahari nzaba nayabonye ntari bindaza kugaruka sawa sawa habe no bashirawe karibu ako se sheri wawe kandi amafaranga ndi kwishakira sha nzayabakura pe ndabona ubishoboye nange uzanyere kuri pasi nze mbakora amenyo pasi za sha wayirubura rwose ntangira pasi sha nzayigushakira muri iyi minsi ndabazi bafite ku mafaranga umva no kubigira vuba vuba wowe ninde se kandi ugasanga nawe ugarutse mwiriwe mwiriwe
ko narengarutse se kureba ka kana. Mbabarira uzayabona ejo. Uzayabona uzagaruka ejo. Mbabarira pe. Ntayo mfite. Nose ko narinja kuyasubiza mu gishoro. Dore none ibyo narindi kwa dufaranga. Sha ntatwo mfite pe. Uzagaruka ejo niho nzaba natubonye. Burya mucuruza iki n'iki? Curuza ipanya, ncuruza ivoka, ncuruza inkwavu. Yewe ni ipanya koko ntugaseke. Nose ipanya zo ntagara amatungo ntandi. Yewe uzagaruka ejo niho nzaba nayabonye. Ngo agiye kongera agaruke nanone. Sha ntayo namubwira ngo iki se namuha pe. Nukumwirukaho. Byanga acukiye kugaruka. Urinde. Umvawe pe. Isehene. Ugarutse se gukora iki? Je kureba ya mafaranga. Ariko mara yanjye wowe shizashiriwe mu ntaso mufite. Nose ko nyashaka. Hoya simbishaka. Ndavuze ngo mvira hangaha. Nose nkuvira hangaha gute? Viraha. Naraguha amafaranga yanjye gute? Mvira hangaha. Reka njye kurega. Ema. Tasoni. Umuntu arakabije pe. Yarasaza ahubwo. Kuri segonda nukuza kwishyira bisegonda nukuza kwishyura. Reka nayo namara mbaye afite buri munsi buri dongo nitondo. Ayo nzamuha. Nzamuha ngenda yamuriye njewe fani ngenda yamuriye. Baba we nta ari we nambuye wa mbere. Agende nyine.